ibaze uramutse utahuye ko umubyeyi wawe ari we mpamvu yatumye uhomba byose wari utunze, wakiyumva ute? Story time. Umwaka ni 2012, location Kigali. So ahangaha bari famiye y'abantu bane, umugabo n'umugore n'abana babiri, ariko mwaba bana babiri harimo main character wacu, reka tumwite Sabrina. So uyu mukobwa niwe uba ari mukuru iwabo. Ahangaha rero umugabo n'umugore baza gutandukana, ariko umugabo niwe uva mu rugo then agasiga urugo rwe rukiri kumwe. So ahangaha rero biza kugera muri 2015 aho umukobwa aza kuba asoje amashuri ye ya kaminuza. Rero igihe kiragera akaprayinga ahantu akazi, abari organization mpuzamahanga iri kugira gute, iri gutanga ibizamini by'akazi. So umukobwa wacu arakora, noneho nyuma bakamuhamagara kumbwira ko yapasinze. So rero mu gupasinga bamuha ibyumweru bibiri, bakamubwira ngo ugomba kuba uvuye mu Rwanda. Ngo rero ku kibuga cy'indege i Kanombe aragenda, yaganaga aho bita i Geneve mu Busuwisi, niba hari icyicaro cy'iki organization yaragiye gukorera. So agezeyo rero urabyumva, urabanza kimenyereza igihugu, urabanza ukakira nyine ubuzima bushyashya byose, urabyumva klima n'ibindi. Ahangaha rero hashira amezi 3. Amaze gushira amezi, nyina abarimo ategura uburyo agiye kuryamo amafaranga umukobwa we. Wabigenza gute? Aragenda akareba umubyeyi muri quartier uba ufite ikibazo cya kanseri. Sinzi uburyo abaganga babimenye ko umuntu afite kanseri atazamara igihe kinini, uko uwo mukecuru baba bamuhaye amezi 6. So rero umwanya amezi 6 bamuhereza, nta nubwo nahageze uwo mukecuru by the way, kuko apfa hakiri kare. So rero ahangaha nyina ahamagara umukobwa akamubwira ati bite, hari igitekerezo nari mfite cyuko wagura inzu i Kigali byibuza gukorera amafaranga meza, ukazagira gute, ukazavuga ati ikintu nakuye muri kano kazi nyine nabonye keza pe. Kuko uyu mukobwa nta kibazo afite kijyanye n'amafaranga, icyo cyo kiba cyararangiye. I'm telling you. So iki gihe rero umukobwa ahita abyumva neza, abyakira neza vuba vuba batagorana. Nyina akabwira nyina sasa ngaho mfasha turebe ukuntu ibyo bintu tubikora. Nyina aramubwira ati rero hari inzu ihagaze $80,000,000. Inzi nyiri company yariyo estate, uri kumva nyirayo nyine nyiriyo. So rero ukuntu ibintu bimeze, ishaka $80,000,000 ariko wishyura 60%. 60% rero umukobwa ahita yishyiraho umunsi ku mugoroba, ayashyiraho yose yakabaye $45,000. Ku bantu bazi imibare ndumva ariho harimo 60% y'ayo mafaranga $80,000. So aho ngaho rero amaze kuyashyiraho, harigenda agashira iminsi ijya kungana n'amezi 2 nanone, nyina akongera agahamagara umukobwa akamubwira ati bite ko utari kwishyura, ntabwo byarangiye. Umukobwa nawe ako kanya aramwumva akahita ashyiraho $20,000 ako kanya. Ubwo zibaye angahe? $65,000. Wibuke nyina zose azishyira he ku mufuka. So ahangaha rero nta nubwo washira ibyumweru bibiri atahita biki, wa mukecuru muri quartier ahita apfa. Umwe bavuga ko ari uri kubagurisha inzu by'ikinyoma. So ahangaha rero umukecuru, nyina wa Sabrina ahita amagara Sabrina akamubwira ngo please rekera kohereza amafaranga utabihombera. Ati ikibazo ni iki? Ati wa muntu wajyaga tugurisha inzu yapfuye, kandi sinzi aho akorera, biro ye ntabwo nyine nza biri, ikindi ntabwo nzi n'uwamusimbuye. Umukobwa ahita acika intege ako kanya, akumva ntabwo bibaho. Akaba se gute waba waranjyanye mu bintu nk'ibi utazi ngo uyu muntu bimeze bite, ikijyanye n'aho akorera n'ibiki byose nyine biramurenga. Gusa nyine birumvikana, hashira akanya gato umukobwa akabyakira agatuza. Noneho mama we rero, hari undi mu mama uri muri quartier baba bari inshuti bya hatari, bari close. So uyu nguyu niwe mama we agenda akaganiriza, akamubwira story y'ukuntu ibintu byagenze, uburyo ari kuryamo amafaranga umukobwa we. Ewana akibwira iyo nkuru uwo muturanyi, uwo mushuti ntabwo imushimisha pe, biramubabaza bidenze, ku buryo uyu mushuti we ntabwo aramubwira ngo zana ngo turyeho dusangire n'ibiki. Arituriza. Icyo akora aragenda akajya kureba wa mugabo ex-wife uyu mugore uri kurya ibiceri umukobwa. So ajya kumureba akamutekerereza inkuru, nawe akamubwira ukuntu ibintu biri kugenda, akamubwira ati gira icyo bikoraho bihagarike n'iki. Kumbe ex-husband w'uyu mama nawe acyumva iyo nkuru biramubabaza. Ahangaha rero ahita nta kindi nawe ahita akora, ahita ajya mu rugo rwiwe aho yahoze aba,
muri famiye akajya kujya kuganiriza umugore wiwe. Rero mu kugerayo asanga n'umukobwa yavuye hanze, so bikarangira umukobwa ari wabwiye story akamubwira uburyo nyina ari we wamusikaminze, uburyo ari we mastermind w'icyo gitekerezo cyo kumurya amafaranga ibiki byose. Umukobwa ntabwo abyumva, birabanza bikamugora kubyakira, ariko iwana muzehe aza afite ingingo zose zisenya umukecuru, kuko araza akanamwereka n'umuntu wo muri karitsiye akamubwira ati uyu muntu niwe bakubeshyaga ko ari kubagurisha inzu, ariko byose byari ikinyoma. Ibaze ko basanga n'uwo muntu baba barabeshye ko afite real estate company ubagurisha inzu, uwo muntu n'ishuri ntaryo baragiyeho. So umukobwa biramubabaza birenze, akicaza nyina akamubwira ati biriya ni ibiki wankoreye, atari kuzi ukuntu byangoye kubona ari amafaranga n'iki byose. Nyina akamubwira muri leta, ariko uzi ukuntu nyina amusubiza. Nyina aramubwira ati kurya amafaranga yawe uri umwana wanjye ntabirenze, so uburyo bwose nayaryamo ari wowe nta kibazo. Umukobwa biramubabaza akihanagura, ariko nyine umenye ngo inkuru yanjye. Moral of the story, niba ufite amafaranga akaba ari igikorwa ushaka gukora, gerageza ibyo ukora byose uyafiteho control, ku buryo ejo n'ejo bundi utababara, bitagendeye ngo hari umuntu dufite icyo dupfa. No, ibyo bireke. Niba ukunze inkuru yanjye ibuka gukora follow. God bless.